nejejwe n'Imana nanjye muri aya masaha Imana iduhaye yo kwegera maze tukaganira kuri Yesu. Haleluya. Ariko njyewe ubwanjye ubundi hariho abatanzi, nitwa Gakwerere Bernard, ntuye mu karere ka Gatsibo. Amen. Ndi umugabo, ndubatse, mfite abana, mfite abuzukuru, urabona ko nshaje. Ubundi mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka nibwo nzuzuza imyaka 60. Haleluya. Ariko uri Imana yarahabaye. Ntekereza ko mbere yo kugira ngo dusome ijambo ry'Imana nabanza ngashima n'Imana, kuko imyaka 60 warabonye ibintu byinshi, waraciye mu bintu bitandukanye. Amen. Nigeze mbwira abantu bamwe, ariko iyo ubivuze hariho abumva bakwanze, ariko ngiye nigeze kuba umusirikare, noneho tukajya tugenda mu ndege bita Gashangazi ikatujyana muri Kongo. Haleluya. Noneho tugeze muri Kongo ndarenga ngera muri Angola. Ubwo Imana ntiyabaye, ariko none ingarura hano iruri. Ariko nari naravuze nti Uwiteka Imana, nuba mu ruhande rwanjye nzagukorere. Imana rero yarabikoze, ni muyimpera icyubahiro. Nagira ngo mpamagare mwarimu Rufonsi yigire hino muhe mikoro, cyangwa se batuzanire indi mikoro hano, hanyuma mfashe gusoma, kuko iyo umuntu ageze mu zabukuru ntabwo abareba neza. Aransomera rero muri Luka ibice 5 umurongo waho wa 22, ariko arahera ku wa 17 22 asome agezaho none asimbuke asome ku wa 24. Urasoma Luka ibice 5 umurongo wa 17 usome ugeze ku wa 22, usimbuke usome ku wa 24. Luka ibice 5 usome duhereye ku murongo wa 17. Haranditse ngo Yesu akiza ikirema. Nuko ku munsi umwe muri yo yarigishaga abafarisayo n'abigisha amategeko, bari bicaye aho bavuye mu kirorero. Bari bavuye mu birorero byose by'i Galilaya, i Yudaya, i Yerusalemu, kandi imbaraga z'umwami Imana zari muri we zo kubakiza. Nuko abagabo bazana umuntu mu ngobyi wari uremaye, bashaka kumwinjiza ngo bamushyire imbere ye. Babuze uko bakimwegereza, babuze uko bamwinjiza kuko abantu bahuzuye, barurira hejuru y'inzu, bamucisha mu mategura. Bamumanurana n'ingobyi hagati yabo imbere ya Yesu. Abonye kwizera kwabo aravuga ati, wa mugabo we, ibyaha byawe urabibabariwe. 24 haranditse ngo, ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Reka dusome no muri Yesaya ibice 55 umurongo wa 6, hanyuma urabukoze cyane. Imana iguhe umugisha, ugende wiyicarire. Yesaya 55 ku murongo wa 6 gusa. Yesaya 55 umurongo wa 6 haranditse ngo,
nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. urakoze. Amen. Imana nikugirire neza kandi Imana iguhe umugisha. Haleluya. Ariko amina. Iki gihe Yesu Kristo yari arimo yigisha, ariko hari harimo ngo abafarisayo bari baturutse mu migi itatu. Abo bafarisayo rero ndetse n'abanditsi bari abantu ubundi bazi yuko bari imbere, bari bakwiye kuba bazi neza Yesu Kristo koko, ariko ntago bari bamuzi. Haleluya. Noneho mu gihe yari arimo kubigisha, urumva abantu baraturutse i Galilaya, baturutse Yerusalemu n'i Yudaya, bari benshi, urusengero ngo rwari rwuzuye. Cyakora ngo hari imbaraga nyinshi z'Imana zari ziri muri Yesu, kuko icyo gihe cyari igihe cyo gukiza abantu barwaye ndetse agakiza n'ibyaha. Noneho ngo haza abantu barahetse ikirema, bahageze batekereza kumujyana, ariko kubera umubyigano w'abantu benshi babura aho bamunyuza. Baratekereza, baravuga bati ntabwo twaviramo aho, ntabwo twamusubizayo uko twamuzanye. Baragenda bashaka buriya urwego, ndatekereza ko bari bafite ingazi buririyeho, bajya hejuru y'inzu. Haleluya. Iyo nzu ngo hari ishakaje amategura, batangira gusamburaho amategura, ariko baringanije naho Yesu yari arimo kwigisha. Umuntu ubwo ingobyi bayishyize ku migozi, baramumanura, aragenda agera hasi imbere mu rusengero. Yesu abirebye bimukora ku mutima, ariko ntiyareba kwizera kw'icyo kirema cyari kije, ahubwo areba kwizera kw'aba bagabo bari bamuzanye. Yavuze ijambo rikomeye cyane, aravuga ati kubwo kwizera kwa bariya bagabo bakuzanye, ibyaha byawe urabibabariwe. Hari abafarisayo rero bari bafite umwuka wo gupinga, bari bafite umwuka wo kutamenya Kristo, bo bari bibereye mu bintu by'amategeko n'ibindi nk'ibyo bitandukanye. Noneho ngo baravuga bati mu mitima yabo, ariko kuko nta nubwo rwose babivuze ku mugaragaro, ngo biburanyije mu mitima yabo. Haleluya. Ariko ngo bariburanya, ngo baribaza bati uyu ninde ubasha, ninde ushobora gukiza ibyaha uretse Imana yonyine? Ariko ibyo babivugishijwe mu mitima yabo nuko Yesu batari bamumenye. Yesu arabimenya. Yesu agira gute? Arabimenya. Rwose ntuzirirwe, niyo utakwirirwa buryo uvuga, niyo utakwirirwa umubwira, Yesu amenya ibiri mu mitima yacu. Niyo utakwirirwa ubivuga, aba yabibonye. Abimenye arababaza, niki gitumye mutekereza gutyo, mukiburanya mu mitima? Kuko ntago bari bazi ububasha n'imbaraga Yesu afite. Yesu yaje mu isi yose. Buriya mbona abaperezida bamwe, kugira ngo igihugu ukijyemo cye ubanza kwaka viza, ariko Yesu yahawe ubutware mu isi yose. We ntago agomba kwaka viza, ahantu hose arategeka. Haleluya. Ariko uwo mwuka rero wari uri mu bafarisayo, umaze kubafata, uburiya n'umujinya waraje, bumvise batabyumva, bumvise batabyemera. Ariko ibya Yesu biratangaje. Nuko yitegereza icyo kirema, arakireba, ariko kubwo kwizera kw'abakizanye. Nawe utekereze ukuntu bahatanye, wibaza ukuntu bashatse Yesu, ukuntu bamugezaho ikirema ngo agikize. Bagombye kurira, bagombye gusenya, bagombye hari imirimo, hari igikorwa ugomba gukora kugira ngo ubonane na Yesu neza. Kandi iyo abantu batindanye na Yesu, hari imirimo akora. Yesu areba cya kirema n'abafarisayo, buriya bari na benshi, bari baturutse mu migi itatu. Baravuga bati buriya tugiye gusenga, ariko nyamara
uwo basengaga ntabwo bari bazi uwo ari we. Yesu amaze kubitegereza, amaze kuvuga ayo magambo, aravuga ati haguruka, arategeka. Haleluya! Kubera ko yahawe ubutware mu isi yose. Ntabwo wenda ari ukuvuga ngo ni iruri gusa, ahubwo Yesu yahawe ubutware mu isi yose bwo kugira gute? Bwo gutegeka. Ibimuga bigahaguruka, ibirema bigahaguruka, impumyi zigahumuka, abantu bakongera bakagira ubuzima. Ndatekereza, uranahoze ndimo ntekereza imyaka 60. Ubundi bavuga ko kurama k'umunyarwanda ubu kugeze ku myaka 69. Ubu nakagombye kuba ndimo kwitegura gupfa mu myaka 9. Noneho naba narakoreye ijuru nkarijyamo, naba narakoreye ijuru nkarimbuka. Ubundi nicyo ubwo nakagombye kwitegura. Ariko Yesu arategeka. Haleluya! Ariko buriya ikintu cyanzanye aha, kuko nigeze mbwira Imana mbona ibintu binkomeranye, ndavuga Mana, nimbona unyijije, ariko ngo nugusenga, ariko sinzi niba narasengaga, nimbona unyijije nzagukorera. Ariko buri Imana yo yarabyumvise, ni nayo mpamvu hari yagiye indindira aho hose muri izo nzira yagiye inyuzamo, ikaba ingejeje n'ahangaha iruri. Haleluya! Ariko nimbundakarire, turaganira kuri Yesu. Yesu burya abantu bamwe baravuze bati ni umugabo, kuko barebaga ibikorwa bye, bakareba ibintu akoze, bakavuga bati ni umugabo. N'icyo gihe cy'abo bafarisayo n'abanditsi ngo baratangaye cyane babonye ikirema gihagurutse, barakivuga ati korera ingobyi witahire. Baratangara cyane, bavuga ati tubonye igitangaza. Ntabwo batekerezaga yuko Yesu Kristo ibyo bintu yabishobora. Nawe kandi ushobora kubushidikanya muri iki gihe, ugatekereza ko Yesu hari ibyo adashoboye, ariko ashobora byose. Abantu bumva ko Yesu ashobora byose mupepera ijuru. Nigeze kugira ubukene, mvuye mu kazi nakoraga, atekereza ndavuga nti noneho biranakomeye. Ariko Yesu burya ashobora byose. Uzi ko Yesu yaguha akazi kandi ashatse yakakwima. Haleluya! Ariko uzi ko Yesu yaguha umugabo utazajya agukubita, yategetse umugabo akajyaza akavuga turi sheri, kubera ko Yesu yategetse. Haleluya! Ariko ndabaza ndimo nkureba nkwitegereza, noneho nkumva hari ibintu numvaga jewe ntekereza, hari ibintu byazaga mu bwenge bwanjye. Ariko buriya Yesu yaguha umugabo utazajya gukubita, uzajya kwita sheri, yategetse wamubona. Ariko buriya hari ikintu kimwe nge ntekereza, nkavuga nese Yesu buriya ko adukunda kandi yatwitangiye kandi afite ubutware mu isi yose, iyo ategetse ibintu byose bigira gute? Bigenda neza. Ese hari wenda ntiyaba harimo ushidikanya ko Yesu atabasha gutegeka ibye ngo byemere kandi bikunde bigende neza? Ngiye kuguha akantu gato k'ubuhamya bwanjye. Icyo gihe narakennye mvuye mu kazi, nkennye ntekereza kuri Yesu. Yesu ndavuga rero, buri ubundi iyo usenga ubabaye nibwo isengesho rigenda koko ritambuka n'inyenyeri rikagera kure cyane, kuko nari mbabaye. Ndavuga ariko inzara izanyica ubu ngubu. Ariko Yesu yari arimo abyumva. Yesu yari yateze ugutwi abyumva, kuko yabonaga mbabaye. Abanyeshuri ubu ngubu rero ikintu muzi ko mugiye kwiga mukarangiza universite, mwaza kurangiza universite mukabona akazi, mukabona imodoka, mukabona amafaranga, mbese mukabitondekanya. Ariko Yesu atategetse. Haleluya! Ariko shaburane yuko Imana ni nziza, yabahaye ubwenge bugeretse ku bundi. Ubwenge bw'Imana ari mwene data twoze tubiganira nawe mwigana. Buri Imana itategetse uriga ukamara imyaka 3 wicaye,
ukamara ine wicaye, sibyo rata? Aleluya. Ariko buriya Imana yategetse urarya. Rata ni ruri, nabonye ari abantu n'ubundi bifashije, ariko hari umuntu uburana n'ibiryo. Murabyemera se cyane mubyemera? Hari umuntu uburana n'ibiryo ukaryama, abantu bazajya kubona wambaye agashati gafuze n'agapantaro gateye ipasi bakagira ngo uri umuntu, naho waburaye, urimo wigendera waburaye, kuko Yesu atategetse. Turi ku ijambo ko Yesu yahawe ubutware mu isi yose bwo gutegeka bikaba, kandi yavuga ibintu byose bikamwumvira bigakomera. Aleluya. Ariko icyo gihe rero nabwiye Imana, ndavuga se bizagenda bite ubu ngubu bizamera bite ko ndeba binyobeye? Uzwi ijambo Imana yanshubije, ndi mu masengesho hari kuwa gatanu, umuhanuzi araza aranyongorera. Burya rero impano ziba zitandukanye, hari ubanza ujya guhanura akabanza akavuga ati ra, ariko wowe ntiyabivugaga. Yaraje arambwira ati fata Bibiliya yawe, ariko agahinda kenda gakunduritse umutima, numva nzizabaho nabi. Arambwira ati siko bizaba ku bategereje Imana. Zaburi ya 25. Aleluya. Ariko Yesu arategeka. Haciye ndavuga arabeshya, kuko kwizera n'ibibazo nari mfite kwari kwacogoye kwanshizemo, nari nanegekaye ndimo ngenda nyine ukuntu. Ndavuga ariko ahari wenda wabona wasanga igize iti, akuzi kugira ngo Imana ivuge iti nkukore iti, nirya jambo uzaryitondere cyane. Noneho ikintu nakoze ni iki, nagiye ntekereza ko se buriya nibyo siko bizaba ku bategereje Imana. Burya hari n'abantu badategereje Imana rata, bumva baragezeyo, bumva ibintu byaratunganye, badategereje Imana, ahubwo bumva bashoboye ibintu byose. Ntibahari se? Ariko twe dutegereje Imana. Nta muntu uri hano wumva adategereje Imana ngo mwibwirire. Oya, twese dutegereje Imana. Niba udategereje Imana agira gutya turebe, ndakubwira ijambo rimwe, dutegereje Imana rata. Noneho hashize iminsi mike cyane nk'icyumweru, wumva ko Imana rwose yateguye. Ubundi hari ubwo Imana ikubwira ibintu hagashira ukwezi cyangwa abiri. Aleluya. Ariko numva kuri gatelefoni kanyu umuntu arampamagaye ati nta kazi ushaka? Ndavuga ndagashaka, ariko numva gasa se bya bintu bigiye guhita biba akakanya. Nuko arambwira ati fata imodoka ujye Kicukiro ugende baraguha akazi. Nari ngituye Kayonza, nari najya gutura i Gatsibo, fata imodoka koko, ariko nkumva ibyo bintu ambwiye ntazabishobora. Ariko mfata imodoka, ndavuga nti buriya wabona Imana igiye kubikora, ujye ugira kwizera. Ndagenda ngeze i Kigali, njya kwa bosi wacu, niho hari kontwari bakoreraho, hari biro yacu. Arambaza ati se akazi uzagashobora? Napfuye kumubwira nti nzagashobora kubera Imana, ariko navuga mu mutima ni buriya kubera Imana nzagashobora, ariko sinumvaga ntazabibasha. Aleluya. Ariko ati ngaho genda ujye mu kazi. Cyakora yatangiye amemba udufaranga dukeya, nanjye numvaga ntacyo tunamariye. Ariko uko umwaka ushira yongeraho, ukundi ushira yongeraho, ukundi mwaka ushira yongeraho. Aleluya. Mu by'ukuri si ikintu mbiratira, amafaranga mpembwa, cyangwa mfite imyaka 60, kuva ndi muto nkorera amafaranga sinigeze nyakorera. Ariko ubwo ni ukubera iki? Ko Imana yategetse. Aleluya. Aleluya. Mu byo ukora byose jya usaba Imana itegeke, naho ku bwawe ku giti cyawe bizakubana ubusa, zero. Ubuse reka mbabwire n'ikintu, njye mfite umwana wize university, amaze imyaka 3 nta kazi afite. Ubwo se niwe ubitera n'ubujiji niki? Ahubwo Imana ntiragira gute? Ntirategeka. Aleluya. Aleluya. Mvugira ngo amina. Imana nitegeka uzarya kandi urya ifiriti. Uzi yuko hari abantu barya ifiriti kuri Pasika no kuri Noheli, ariko uzajya uyirya buri munsi kubera ko Imana yagize gute? Yategetse. Aleluya. Ndetse na 50 yigire
kubera ko Imana yagize gute? Yategetse. Hariho indwara, habaho indwara. Burya hari abantu barwara, noneho ukavuga uti wajya kubariza ahandi hantu, buryo uzabarize kuri Yesu. Yesu yahawe ubutware, gira gutya ariko. Haleluya. Yesu yahawe ubutware bwo gutegeka indwara zigakira. Bikubwira neza se, indwara zigakira. Ikimuga, ikirema, ikintu kitabasha guhaguruka, bagombye kumanura mu migozi, mu ngobyi, arahaguruka ngo ataha ahimbaza Imana. Kubera Imana buri ibintu ntibyagenda neza rata. Kubera Imana yakugaburira mu buryo utazi. Burya reka mbabwire, ikigeragezo cy'inzara, ariko buriya mwe hari umuntu wigeze gusonzara muri mwebwe? Ndabona musa neza, mushishe, amavuta yabafasheho neza, ni sawa mbega. Buriya igeragezo cy'inzara kiragatsindwa, ariko Imana yategetse urarya ugasagura. Ikigeragezo cyo kutabyara, ababyeyi murabizi neza, ndetse n'abapapa barabizi. Uzi iyo utabyaye batangira abantu bose bavuga ariko kiriya ugitungiye iki? Ariko buriya ubundi kizamara iki? Ariko buriya bibuka se ko wakijijwe, mwasezeranye mukavuga muti tuzabana mu bihe bibi, mu byiza. Ntabwo babyibuka, batangira bavuga bati kuraho, cyangwa se bakakugira inama batica ku ruhande. Ariko Yesu yategetse. Haleluya. Ariko ibintu bigenda neza cyane. Uzi yuko imvura ishobora kutagwa igihe kinini, naho hari amabuye y'agaciro, abantu baragenda bagacukura, bakaba bahaha, bakabona ibyo kurya. Ariko si bose. Inzara ikaba yatera, abantu bakaba basonza. Nabibonye cya gihe cya korona, abantu barashonje kuko ibintu byarahagaze, abantu batangira gusonza, ibibazo biravuka. Ariko Yesu yategetse, niyo utajya mu murima guhinga, urarya ugubwa neza, ibintu biratungana. Nagira ngo rero nkukumbuze kwegera Imana, kandi nkukumbuze kumva ijambo ry'Imana, kuko uzatabarirwa ahantu uzumvira ijambo ry'Imana. Buriya nanjye natabariwe hehe? Mu rusengero. Iyo ntajyayo se, ubwo Imana yari kunkuraho ngo imbwire iryo jambo ryantabaye. Yari imbwita siko bizaba ku bategereje Imana. Nari nihebye, siko bizaba kandi koko. Haleluya. Ariko ndagira ngo nkwereke yuko icyo ukwiriye muri no minsi gukora, muri uyu mwaka wa 2024, kwegera Imana cyane, kuko Imana izagutabara kuko wayegereye. Twasomye ijambo muri Yesaya. Buriya Imana utayegereye nta kintu byakumarira, nta nubwo rwose, mbese ntiwatabarwa. Kubera iki? Buriya bari abantu buriye bategereje kujya gukuraho amategura. Haleluya. Ariko baratekereje, bo barabanje bafata igitekerezo, bavuga ati none ubwo tubuze ukuntu tugera kuri Yesu, tugende twurire, dukureho amategura, dukate ibintu amategura yari ariho, tumumanure. Urumva ibikorwa bakoze mu buryo cyangwa bumwe cyangwa ubundi, birasaba ngo usenge Imana, kandi muri uko gusenga Imana uyisenge uyititirije, udacitse intege, Imana izakugirira neza. Gahunda dufite ni iyihe? Yo kujya mu ijuru. Haleluya. Ariko gahunda dufite ni yo kujya he? Mu ijuru. Ariko Yesu yategetse ijuru tuzaritaha. Turimo turasoza, ariko nkugira inama. Yesu urashaka ko Yesu ategeka ibyawe? Simbizi. Hari ubwo umuntu yambara ikote ryiza ari kositimu, ariko imbere yaryo harimo ikibazo cya kabutindi, harimo ikibazo gikomeye imbere mu ikote, akajya agenda harimo ikibazo gikaze. Uvuga uti minerivare y'abana ko bagiye kubirukana izava hehe? Harimo ikibazo gikaze.
ariko ushobora kugenda usa neza ariko ufite inguzanyo muri banki ikumereye nabi, urara umutima ushiguka. Reka mbereke, igihe kimwe nigeze kubaho abantu bakanyanga bakangambanira, sinabura kubibabwira nabyo. Uzi ko bangambaniye ngo nimfe, ngo mfe uwo munsi. Haleluya, haleluya. Barangambaniye abantu ngo uwo munsi mfe, ariko nanjye mbwira Imana ngo Mana, ngo ubu ndapfuye koko, kuko njye nabonaga ndi bupfe byanze bikunze, kuko nanikangaga ndimo gupfa nyine, ahubwo ntangira kwitoza ubu ndi buze gupfa gute. Natangiye buse naritozaga kavuga ubu ndi buze gupfa gute, abantu bangambaniye. Ndagenda aho ndari gupfira mbona simfuye. Haleluya. Aho nari gupfira nabonye ntapfuye, ndavuga ngo Yesu buriya ukuboko kwe kurahabonetse. Ariko navugaga ni Mana, ariko simfe Mana. Ubona ifite utwana tubiri, ndavuga nimfa buriya tuzabaho dute. Mana simfe rwose, simfe, umbabarire simfe uyu munsi. Imana ibasha gukora ibintu byose. Nagira ngo nkukangurire iri jambo Imana yampaye ngo Yesu arategeka. Haleluya. Yesu atategetse ibintu ntabwo bishoboka. Muri uko gutegeka kwe indwara ziragenda, muri uko gutegeka kwe ibibazo birahunga, muri uko gutegeka kwe inzara n'ubukene birashira. Buriya hari umuntu mwajyaga avuga ngo nta bitugu bitabera ikote. Buriya ubu nanjye nambaye agakote byambera. Haleluya. Igihe kandi cyagera ukambara ikote nawe, kandi igihe cyagera ugatunga ukanatunganirwa kubera ko Yesu yategetse. Turimo turasoza. Nababwiraga abafarisayo ukuntu bigize bakigira ukuntu bagatangira kuvuga mu mitima yabo bapinga. Nawe niba upinga Kristo udafite kwizera ntacyo uzamubonaho, nta na kimwe. Ahubwo nagira ngo mugire kwizera, kuko aba bagabo ngo arebye abo bagabo ukuntu bamuzanye, arebye kwizera bafite. Haleluya. Ariko baravuga ati haguruka n'ingobyi yawe witahire, ibyaha byawe urabibabariwe kandi n'indwara nayo urayibabariwe. Yesu abanza gukiza iki? Ibyaha, yarangiza n'ibindi nabyo akabikora. Tugiye gusenga Imana, kuko Bibiliya yanjye yarambwiye ngo byose byarumviswe. Umubwiriza avuga ngo iyi ni indunduro y'amagambo, ngo byose byagize gute? Byarumviswe. Iri jambo si ubwa mbere uryumvise mu matwi yawe, ndizanye uko umwuka yamaze kuri kubwira. Ariko njye numvise mbwirwa ngo nkubwire ngo Yesu aracyariho, aracyategeka bikaba. Haleluya. Ariko twebwe twese icyo dushaka ni ubugingo, nta yindi gahunda dufite. Turashaka kuzajya mu ijuru, ategeke kuri wowe ibyaha biveho, kugira ngo amina. Ategeke ibibazo bihunge kubera ko wamwizeye, kugira ngo amina. Ategeke ubukene n'ibindi byose biveho kubera yuko wizeye Yesu Kristo. Yahawe ubutware hehe? Mu isi yose. Tugiye gusenga Imana. Ndasaba pasiteri arahaguruka mu cyubahiro cye aze adufashe gusenga. Ntago ari umwanya, uyu si umwanya wo kugira ngo wihane ibyaha, ariko ni umwanya wo kugira ngo wumve ko Kristo agifite ububasha, agifite imbaraga. Noneho nawe uramfasha guhaguruka wumve ibyo ijambo umwuka aguhata, maze uhaguruke dusenga n'Imana, kandi ugire kwizera ko Kristo ategeka bikaba, yavuga bigakomera. Uko ari kera n'uyu munsi ni kwa kiri. Wahaguruka se? Mana, turagushimiye, tugushimiye uyu mugoroba mwiza uduhaye wo kuboneka mu nzu yawe. Turagushimiye ko twumvishe indirimbo z'abaririmbyi, tugushimiye ijambo ryawe,
kandi umuririmbyi yaravuze ngo umvira ijambo ni iryo kwizerwa, ni iryo kwemerwa n'abantu bose n'ahantu hose, yuko twahawe umukiza Yesu. Kandi ijambo ryawe rirarema, ibitari biriho waravuze bibaho, ibiriho wabiremesheje ijambo. Ijambo ryawe ni ubugingo, ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ni umutsima, ijambo ryawe, ijambo ryawe, ijambo ryawe, ijambo ryawe Mana, ijambo ryawe ririmo imbaraga. Turagushimiye kutegeka, ubutware buri ku bitugu, ubutware buri mu kuboko kwawe. Uri umutware. Turagushimiye kuko iyo uvuze ibintu byose birakumvira. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe, kuko wabonye kwizera ko abari abantu bari bahetse kiriya kirema, ukavuga ngo nshingiye ku kwizera kwanyu ibyaha byawe wakemuwe urabibabariwe. Ufite ubushobozi, ufite ubutware bwo kubabarira abantu ibyaha. Turagushimiye ko kuri uno mugoroba tuje kugushaka, ukiri bugufi tukibasha kukubona. Turagushimiye, turagushimiye umwanya mwiza. Turi imbere yawe Mana, utwiyereke tukubone. Abakobwa bakubone, ababyeyi bakubone, abagabo bakubone, abasore bakubone. Utwiyereke, utwiyereke Yesu, utwiyereke tukubone. Kandi utwongerere kwizera mu mitima yacu, kuko mu kwizera niho ukorera ibitangaza. Muririmbyi aravuze ngo iyo tugize kwizera kandi ngo dukore nka Aburahamu. Turagushimiye amasezerano yose uko yatanga, uko yakomejwe n'amaraso ya Yesu. Turagushimiye niwo yakomeza kandi ukayasohoza. Utugirire neza kuno mugoroba, umugisha tugaburira ijambo ryawe, kandi natwe twumvishije ijambo ryawe. Reka umwuka wera akomeze kuritwigisha, kandi dukomeze guhagarara mu buntu bwawe, kandi dukomeze kwizera ko nituba muri wowe tuzabaho kandi tuzarama. Uzatugaburira, uzatwambika, kandi utubikiye ubugingo. Turagushimiye Mana, kugize neza kuno mugoroba, tugukomeye amashyi. Urakoze Yesu, urakoze. Turagushimiye, tubisabye mu izina rya Yesu umucunguzi wacu, amen.